Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo, Imana ibahe umugisha. Reka nongere mfate uyu mwanya kandi mbifurize umwaka mushya muhire. Turacyari mu ntangiriro zawo, nibwo tukiwutangira, kandi birashoboka ko mu by'ukuri yenda hari uwaba aje kuri channel yacu aribwo bwa mbere. Reka nawe tukwifurize kugira umwaka mwiza wa 2025. Reka nshimire rero abantu badukurikirana umunsi ku munsi. Reka mvuge ngo Imana ibahe umugisha. Nukuri inkunga yanyu, imbaraga zanyu, mu by'ukuri nge ntago nabona icyo mbitura. Yewe sinabona n'icyo mbaha yenda gihwanye n'icyo mwakoze. Ariko Imana ibahe umugisha, binyereka ko munyifuriza gutera imbere, munyifuriza kuva ku rwego rumwe njya ku rundi rwego, kandi nezezwa nyine nuko ubutumwa buri kurushaho kugera kure. Ndabishimira Imana. Rero mbikuye ku mutima ndavuze ngo Imana ibahe umugisha. Njya mbona abatwandikira muri comment, njya mbona abafashe link z'ibyigisho bakazishyira ku status yabo, tujya tubona abaduhamagara, biratunezeza cyane kandi bikadutera imbaraga nyine zo kurushaho gusenga kugira ngo Imana irusheho kudukoresha no kuduha ibigirira umumaro abantu bose. Imana ibahe umugisha. Rero reka dusenge dushimire Imana iduhaye umwanya no muri tuganira ijambo ry'Imana. Mbahaye ikaze kandi kuri channel yanjye ya Evangeliste John Mbarushimana. Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane. Reka dusenge. Turagushimiye kuri wo kwizerwa no kwiringirwa, tugushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Ntaba ari njyewe ahubwo Umwuka Wera nshoboze. Nge ntago namenye iki imitima y'abantu ikeneye, ariko urakizi kandi uzi ibikwiriye mu gihe gikwiriye. Ngaho himbazwa n'amahanga yose, nshobozwe byose na Kristo imbaraga, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho, riri mu Abacamanza ibice 11. Turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere. Abacamanza ibice 11 umurongo wa mbere. Haravuga ngo nuko Yefuta w'Umugeliyade yari umunyembaraga w'intwari, kandi yari umwana wa Maraya, kandi Geliyadi niwe bamubyaranye. Ariko umugore wa Geliyadi amubyarira abahungu. Abo bamaze gukura birukana Yefuta, baramwerura bati nta mugabane ufite mu bya data, kuko uri umwana w'undi mugore. Nuko Yefuta ahunga bene se, ahungira mu gihugu cy'Itobu, aturayo, maze Yefuta ateranya abantu b'ingunguzi bakajya batera abandi. Hahise iminsi Abamoni barwanya Abisiraheli, nuko Abamoni bakibarwanya, bakuru b'Geliyadi batuma kuri Yefuta ngo acikuke ave mu gihugu cy'Itobu. Baramubwira bati ngwino ube umugaba wacu tubone kurwana n'Abamoni. Yefuta abwira abakuru b'Geliyadi bati mbese simwe mwanyanze mukanyirukana mu bya data? Ni iki gituma muza kunshaka ubu kuko mubabaye? Nuko bakuru b'Geliyadi basubiza Yefuta bati gitumye tuguhindukira ubu ni ukugira ngo tujyane tubone kurwana n'Abamoni. Nitumara gutsinda uzaba umutware wacu, utwara abatuye i Galeyadi bose. Yefuta arabaza ati nimunsubiza iwacu kurwana n'Abamoni Uwiteka akabangabiza, nzaba umutware wanyu koko? Baramusubiza bati Uwiteka abe umuhamya hagati yacu nitudasohoza ibyo uvuze. Amen. Ndagira ngo tuganire ijambo numva Imana yanshyize ku mutima, kandi reka mbabwire, iyo ryiswe ijambo ry'Imana ukaryizereramo rijya rikuremera igitangaza. Umurimo yavuze ngo ijambo ryiwe rirarema. Numvise ku mutima wanjye Imana ishyizeho ijambo rivuga ngo bagiye kukugarurukira abari baragutaye. Reka nkubwire ngo hari ikintu Imana igiye gukora gituma bagutaye bakugarukira. Reka mbisubiremo. Hari ikintu Imana igiye kugukorera, hari ikintu Imana igiye gukora mu buzima bwawe. Icyo ngiki Imana ikoze gituma bagutaye bakugarukira. Hari impamvu bagutaye. Imana igiye kurema indi mpamvu ituma bagutaye bakugarukira. Muri uyu mwaka wa 2025, kimwe mu by'izakora, izakora byinshi. Ariko reka nkubwire, kimwe mu by'izakora byinshi n'iki kirimo
igiye gutuma bagutaye bongera kukugarukira. Hari impamvu bari baragutaye. Imana igiye gukora ikindi gitangaza, igiye gukereya, igiye kurema indi mpamvu ituma bari baragutaye bakugarukira. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Hajya habaho igihe umuntu agatabwa, kandi rimwe na rimwe ugasanga ibitumye bamuta nta ruhare yabigizemo. Ariko ndashimira Imana ya Isiraheli, Imana iginyuranye ibihe, Imana igihindura amateka. Ndashimira Imana ko hajya hagera kandi ikagiremo ibituma badutaye bongera kutugarukira. Umva uko Bibiliya ivuze, igaragaje Yefuta uyu nguyu. Ibanje kugaragaza uburyo yavutsemo, yabyawe na maraya, niko Bibiliya yavuze. Ariko umugabo wabyaye kuri maraya ashaka undi mugore, twakwita uw'isezerano. Uyu mugore w'isezerano ngo abyara abandi bana, kuko urumva impamvu bavuga abandi bana, na Yefuta yari uwe, yitwaga umwana we, nubwo atavutse ku mugore w'isezerano, ariko n'umwana wa Gileyadi. Bano bahungu bamaze gukura, bamaze kumenya ubwenge, bamenya ko nubwo Yefuta bavukana kuri se, ariko nyina atari umwe. Kandi bamenya ko nyina wa Yefuta afite izina ritari ryiza. Yenda tuzakiganira undi munsi, njya ngira icyigisho kivuga ngo icyo wavukiye kiruta uko wavutse. Icyo wavukiye kiruta uko wavutse. Hari icyatumye ubaho, hari icyatumye mbaho. Icyo ngicyo cyatumye mbaho rero gifite imbaraga kuruta amateka y'uko navutse n'uburyo navutsemo n'aho navukiye yewe. Bamaze gusobanukirwa yuko nyina yari maraya, bamaze gusobanukirwa ko atavuka no ku mugore w'isezerano, ngo bakora icyo bita kumuta. Baramwirukana, baramubwira ngo nta mugabane, nta burenganzira ufite mu byada, kubera ko uri umwana wa maraya. Bameze nk'aho bari kumusogota, bameze nk'aho bari gukanda mu gikomere kivi. Barimo baramwibutsa ko ari umwana wa maraya we. Nta uzi ko hari igihe umuntu aba mu buzima abantu bakajya bamera nk'aho bakwibutsa. Njya nkunda kubwira abantu ngo nusura umuntu ugasanga atuye ahantu habi, ugasanga yicara mu ntebe zashaje, ni ngombwa ko umubwira ngo utuye ahantu habi. Erega nawe arabizi, kandi si uko ashatse kuhatura. Nyine nibyo bya bindi avuga ngo igihe kigutuza ahantu runaka utakunze ariko ukahatura. Wagize ngo ayoboye ko intebe ziwe zishaje se? Wagize ngo se ayoboye ko yambaye nabi? Wimera nk'aho umukomeretsa umwibutsa ko intebe ziwe zishaje. Wabibonye, niba ntacyo wabikoraho ceceka. Nabwiye Imana ngo 25, sinshaka abantu bavuga ku bihe bibi ndimo, shaka abantu bagira ikintu bakora ku bihe bibi ndimo. Niba ndi mu bihe by'ubushomeri, sinkeneye kubivugaho. Imana niza n'umuntu ugira icyo abikoraho. Niba ntuye ahantu habi, sinkeneye kubiririmba muri karitsiye, nkeneye umuntu ugira icyo abikoraho, sinkeneye umuntu ugira icyo abivugaho. Niba abana banjye yenda biga ku kigo runaka kitari cyiza, sinkeneye umuntu ubikoramo indirimbo. Nkeneye ko Imana iza n'umuntu ugira ikintu akora. Nanjye simbiyobewe. Erega ntawanga kubaho neza uretse ko abibura, ntawanga gusa neza uretse ko abura uburyo, ntawanga kurya neza, ntawanga kwamba, ntawanga gutura heza. Oya, erega ntawanga kwigisha wafata abana babajyane kuki, ntawe ubyanga. Rero nubona umuntu ari mu bihe nk'ibyo ngibyo ukumva nta kintu wabikoraho, biceceke. Bamera nk'aho bamusogota bamwibutsa nyine ko ari umwana wa maraya. Yefuta ngo baramuta, baramwirukana, aragenda. Hari se wamubyaye aramurekura. Abavandimwe bavukanye ntago bari bishimiye kubana nawe. Ariko Theo yararirimbye ngo irizaba imbuto ntirimpungwa, irizaba imbuto ntirimpungwa. Ngira icyigisho nacyo tuzaganira byinshi, tuzavuga byinshi iby'Imana izadushoboza kuvuga, ibyibona byafashe imitima y'abera izajya iduha n'uburyo bwo kubivuga.
nacyo nzagitegura nyigisha icyigisho kivuga ngo umuntu Imana ifiteho umugambi ameze nk'igiti cy'umwumbati, aho mutaye hose aramera. ariko ndashimira umuyebeka Imana yanjye we. Iyo ngeze kuri izi nkuru, Yefuta watawe, umva nkubwire we watawe ukangwa. Haleluya. Wowe wanyuze mu bihe, uyu munsi abari inshuti babaye abanzi, ibihe bijya bihinduka, abari inshuti bakaba abanzi. Abo mwasangiraga wabahamagara ntibakwitabe, wabandikira ntibagusubize. Ibihe bijya bituma umuntu atabwa. Ariko umva inkuru nziza nkuzane. uyu mwaka abagutaye bagiye kukugarukira. Bagutaye kubera ibihe runaka. Hari ibindi bihe Imana iremye, hari ibindi bihe Imana igiye gushyiraho bitume babandi bari baragutaye bakugarukira. Yefuta ngo aragenda, Imana ikomeza kubana nawe kubera wa mugambi Imana imufiteho. Ngo aragenda ahimba umutwe w'ingunguzi, umutwe ushinzwe iby'umutekano. Ngo umutwe ashinze urakomera. Ngo Imana imuha kujya anesha ababisha, Imana imuha kujya agatabaruka amahoro. Ntabwo Yefuta yigeze ajya kubwira iwabo ngo burya narakomeye. Oya. Ntabwo yigeze bahamagara ngo babwire ati nubwo mwantaye narakomeye. No. Ibintu Imana igiye gukora ntabwo ari wowe uzabyivugira, ubwabyo bizivugira. Ntabwo ari wowe uzajya kubwira bagutaye ngo nimushaka mungarukire Imana yangiriye neza. Ahubwo icyo Imana ikoze kiriho. Imana yaratubwiye ngo muri uyu mwaka ngo izakora ikintu gisha. Reka nkubwire ngo hari ibintu Imana igiye gukora bitume bakugarukira bari baragutaye, abari barakwambuye agaciro bakenere kuguha agaciro. Ntabwo Yefuta yigeze abahamagara ngo babwire, oya. Ahubwo iby'Imana yakoresheje Yefuta byatumye bene wabo babimenya, kandi babimenya bari mu kibazo. Kandi ikibazo bari barimo, igisubizo cyari gifitwe n'uwo bataye. Ndashimira Imana ko hari abantu bagutaye bagiye kumenya ko ikibazo bafite kiri buze gukemurwa nawe tekereza kugira ikibazo ugasanga igisubizo gifitwe n'uwo wanze, gifitwe n'uwo watawe. Nk'igihe cya Yozefu, bene se bisanze ibiryo biri mu maboko y'uwo bashatse kwica, basanze ibiryo biri mu maboko y'uwo barwanyije, basanze ubuzima buri mu maboko y'uwo bishe kandi akiriho, basanga nta bundi buryo, basanga nta yindi nzira, basanga ubutabazi buri muri wa wundi nyine batashatse kwaba. None ariho kandi niwe ufite igisubizo cy'ikibazo bafite. Mwene da, reka mbasabe, isi iratwigisha ariko ntidufata. Jya ugerageza ubane n'umuntu wese amahoro, ejo he ntabwo uhazi. Uyu munsi harya bimeze nabi, ejo bizamera neza. Uyu munsi yaba ari umusekirite ku gipangu cyawe, uyu munsi yaba ari umukozi wowe mu rugo, ejo ukazasanga ari uyoboye ikigo abana bawe bigaho, ejo wazasanga ari utanga serivisi. Reka ubuzima burahinduka, amateka arahinduka. Ujye ubana n'abantu bose amahoro, umuntu wese umwakira uko ari. Birashoboka ko uyu munsi ameze uko nguko ejo aza, kandi nawe ugiye buka ko mbere y'uko umera uko nguko hari uko wari umeze. Nigeze mbona akantu umunsi umwe, tuno tuntu bashyira ku masitati, abantu bari bagiye gusaba ahantu serivisi, yenda nimbivuga harimo abakazi, abantu batonze umurongo. Noneho hakaba hari umukobwa wari uri imbere, baramufata baramujuba, bamuherekanya bamuta inyuma. Urabona iyo twagiye gushaka serivisi ahantu duhagarara ku muryango cyangwa tukicara ahantu nyine duhabwa serivisi. Bari batonzeho ku muryango wahahabwa bategereje nyine ko gahunda zitangira, bagahamagara bahereye ku muntu wa mbere. No kwa muganga murabizi ko ni ukujya gufata nimero. Baramufata baramuhererekanya bamuta inyuma, arababara, ariko abona nyine abamuhererekanye nta bushobozi afite bwo kubarwanya ngo asubire ku mwanya wa mbere. Aremera ahagarara handi, ariko hahagarara ababaye. Akihahagaze kumbi inyuma hari undi muryango batazi ko uhari. Niba bari bazi ko unahari, ntibari bazi ko ari wo muryango batangiramo serivisi.
kandi birashoboka ko wa mugani uwo muryango batawutangiragamo serivisi, ariko uwo munsi haciye umwanya, igihe cyo gutangira gutanga serivisi kigeze, ntibahera kuri wa muryango bakuyeho wa muntu, ahubwo bahera kuri wa muryango bajugunyeho wa muntu. Bamukuye imbere bagize ngo bamushyize inyuma, kumbe aho bamushyize aba ariho bahera batanga serivisi. Kariya kantu karanyigishije nkuramo irindi somo. Amaboko ashobora kukujugunya, ejo akazongera gukenera. Kabiri, hari igihe amaboko akujugunya agira ngo arakurangije, akakujugunya mu mugambi w'Imana. Ngo umuntu yigeze ahura n'igiceri ngo agikubita umugeri, ngo kiragenda ngo kigwa mu mazi, ngo kiravuga ngo nubwo bivuna ariko birihutisha. Muri make byarakivunnye ariko bikigezayo, urumva niba cyari kuzahagenda iminsi 3, byarakigwa ariko kihagera mu masegonda. Reka nkubwire ikintu kimwe, waratawe birakubabaza, waranzwe birakubabaza, warasuzugwe birakubabaza, kandi usuzugurwa nyine batakwiye gusuzugura. Ariko Imana yambwiye, ijambo ryayo ry'ubuhanuzi ryanjeho rirambwira ngo nze nkubwire ngo abagutaye bagiye kongera kugukenera, abakujugunye bagiye kongera kugukenera. Yefuta ntiyigeze ababwira ngo byarahoya, ahubwo bamenye amakuru, bamenya ko uwo bajugunye Imana yamugiriye neza, bamenya ko ari ufite umutwe w'ingabo wabarangiriza ababisha bari babasumbirije, bamenya ko ari wenyine ngo bamutumaho. Baravuga ati Yefuta, turakwinginze, twamenya amakuru, ni wowe ufite ingabo zishoboye kurwana urugamba zikadutsindira abana, none watwemerera ukaza ukarwana kuzagaruka mu buyobozi. Arababwira ngo ni iki gitumye munyibuka? Nuko mubabaye. Ntago bamwibutse kubera imbabazi, ahubwo imibabaro yabo yatumye bamwibuka, kuko afite igisubizo cy'ikibazo. Yenda ntibari bugukenere kubera ko bagukunze, baragukenera kubera icyo Imana ikoze. Hari ikigiye gutuma, hari icyatumye baguta, ariko Imana iremye muri uyu mwaka igituma bongera kukugarukira. Ndabizi neza muri comment uzabishyiramo, yenda uzanahamagara, uzabivugaho usengera, ariko uzatanga ubuhamya bw'uko hari abakugarukiye. Yewe muma munteze amatwi, mupapa, musore nawe mukobwa, yewe watawe kubera Imana igiye gukora igituma bakugarukira. Wongera ugira agaciro mu muryango, ugira agaciro mu rugo rwawe, ugira agaciro mu bavandimwe, ugiye kongera kugira agaciro. Hari icyatumye utakaza agaciro, ariko Imana igiye gukora igituma usubirana agaciro, bituma bagutaye bongera kukugarukira, kuko ari Imana ihindura ibihe. Yefuta arababwira ngo ni iki kinyemeza ko muzakora ibyo muvuze? Baravuga ngo Uwiteka abe umuhamya hagati yacu nitudasohoza ibyo tuvuze. Muzi ko byarangiye Yefuta atsinze urugamba, bamugira umuyobozi wabo, agaruka kuyobora abari baramutaye. Nasomye ijambo rirambwira ngo bazatugarukira, ntago tuzabagarukira. Nakuzana ijambo rivuga ngo bagiye kukugarukira. Hari icyatumye baguta, ariko Imana ikoze igituma bakugarukira. Akira ijambo ry'ubuhanuzi, bagiye kukugarukira kubw'icyo Imana ikoze. Hari icyari cyaratumye baguta, ariko Imana ikoze igituma bakugarukira, kugira ngo izina ry'Imana rihabwe. Yefuta ntiyigeze yirata ubwenge n'imbaraga. Yefuta yibutse ko igitumye bamugarukira ari Uwiteka, nawe ajya gusenga Uwiteka. Uwiteka abana nawe, atsinda urugamba, araza ayobora bamwe bari baramutaye. Ndagira ngo dusenge, dushimire Imana yuko ikoze igituma batugarukira, kandi byose no kugira ngo izina ryayo rihabwe icyubahiro. Yesaya haravuze ngo kubwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa. Mu nkundire dusenge, dushimire Imana. Buno butumwa nuzajya wumva bugufashije, ujye ubushayaringa abandi, ujye ukora like, ukore comment, ukande harako ukazogera, kugira ngo buri cyigisho cyose kije ubashe guhita ukibona. Tuzagira igihe tujye tuzana abatangabuhamya Imana yagiriye neza. Ntabwo ari njye nyine uzakomeza, oya, hari abandi Imana yagiriye neza, hari abandi nzi Imana yahindura, baze badusangiza ubuhamya nk'uko nanjye njya mbutanga, nzakomezana nabutange. Ubuhamya ni kimwe mu bintu bisubizamo umuntu ibyiringiro n'imbaraga, agakomera
kuko mbibutse ko hari ibihe tuba twaravuyemo ariko hari abakibihagazemo. Iyo utanze ubwo buhamya bituma ubirimo avuga ati yamugiriye neza nanjye izangirira neza. Nta kindi kizabaho hano, ni ijambo ry'Imana, ni ubuhamya bw'iby'Imana yakoze, ni ibyo ngibyo nta bindi. Mukomeze mufatanye natwe kwamaza ubutumwa bwiza. Ndabizi neza yuko muri uyu mwaka Imana izaremamo ibintu bishya. Reka dusenge dushimire Imana yuko bagiye kutugarukira kubw'iki dukoreye. Nkuko bari baradutaye kubw'ibi, n'ubundi Imana igiye kurema ibindi bihe bituma bari baradutaye batugarukira. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Mana turagushimiye kuri Imana nziza, ntawera nk'Uwiteka, nta gitari kimeze nk'Imana yacu. Tugushimiye ko ijambo ryawe ravuze ngo ugiye gukora igituma batugarukira, kuko bari baradutaye kubera impamvu. Utumye rero habaho n'ikindi gituma badutaye batugarukira. Tuguhimbarije ibyo ngibyo. Uzaturinde kwibagirwa Imana itumye batugarukira, ahubwo tuzakomeze tuyubahe kandi tuyikunde. Himbarizwa ibyo ngibyo mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza, mukomeze mugubwe neza, ndabakunda cyane.